Murakaza neza nanone kuri Nyazo Films. Kuba tutaherukanaga muraho mumeze neza, nanjye meze neza nta kibazo. Hari haciyemo agahe kanini ariko none Imana yabikoze nagarutse. Uno munsi rombaza ni inkuru y'urukundo ndetse ni inkuru iri buze kubatangaza cyane, kurundi ruhande ikanabaryohera. Murabizi sinjya mbasonde ku bundi mbazanira inkuru z'ubwenge kandi zimeze neza. Dutangiriye ahangaha. Ukuntu ibintu bimeze, hari application yapimaga ko umuntu agukunda. Iyo wabaga ufite iyo application muri telefone yawe, umuntu yabaga ari muri metero 10 agukunda, iyo application yarasonaga cyane ndetse. Hanyuma rero ugahita umenya ko uwo muntu uri muri metero 10 agufitiye urukundo cyangwa se mu kimwe nyine agukunda. Rero ahangaha dutangiriye hari abantu benshi cyane, hari ikimenyetso cy'iyo application cyari kimanitse ahantu mu kirere, hari ahantu cyari kishushanije. Noneho rero abantu benshi, rubanda nyamwinshi bari baje hano gushungamiriza, abafata amavideo, abafata amafoto, benshi bari kugifotora icyo kimenyetso, ndetse abandi bakomeza no kudownloadinga iyo application, bayidownloadinga ku bwinshi kugira ngo nabo bajye bapima ngo barebe abantu babakunda ni bande. Iyo baguno ufite ino application ntago wayoberwaga umuntu ugukunda kandi iyo application yarahitaga ibikwereka. Hari umukobwa hano dutangiranye nawe wari uri muri abo bantu baje gushungamiriza, yitwa Jojo, izina rye murifate. Yarari hafi aho ngaho nawe ari kureba mu kirere. Kurundi ruhande nanone hari undi musore, uyu musore yitwa Fisto, izina rye nawe murifate. Ndetse uno musore nawe yari yaje gushungamiriza ahangaha ngo arebe niki kijya mbere. Ubwo muri ako kanya hari inzogera y'isi ivuga uko yakavuze, ubwo bisobanuye ko amasaha bari babahaye yo kuza kureba hariya hejuru bakamera bagira gute, ubwo amasaha yararangiye, bagombaga guhita bava aho ngaho bakagenda. Abazi downloadinze izo application babaye benshi cyane, abantu batangiye kunyuranwamo, umwe atahagiwe undi agiwe, ndetse banigaga kaminuza, bamwe nyine bari barimo ahangaha hafi ya bose bigaga muri kaminuza. Ubwo muri ako kanya wa mukobwa Jojo yahise ava aho ngaho aragenda buke bukeya, agenda nk'abandi bose nyine bari bahavuye, ifirimbi yari ivuze nta wari kuhaguma. Gusa mu rugendo rwe ari kugenda, yagendaga agana mu merekezo uriya musore Fisto yari arimo. Witegereze urebe. Ndetse uko n'umukobwa yari ari mu rugendo, hari n'undi musore nanone wari umuri inyuma biganaga. Uyu mukobwa ni n'umunyeshuri. Abo bose bari barimo bava aho ngaho, kubabashije kudownloadinga application bahise babona SMS babwira ko muri metero 10 nta muntu uhari ugukunda. Abantu benshi bagiye bakira izo message, bisobanuye ngo muri metero 10 bavuye aho bari kugizenguruka muri metero 10 nta muntu n'umwe wabakundaga yari ahari. Buri wese agenda yakira, abandi nabo bazakira ku bwinshi. Buri wese akareba. Ahangaha hari umukobwa wabibwiye umukecuru bari kumwe, aramubwira ati mwana kumuna nta muntu nkunda undi hafi ahangaha. Ndetse uno mukecuru aramubwira ati ihangane nyine, nose uramushaka ubundi ngo mugire ute niba adahari. Uyu mukobwa atangira kuvuga tuzi ko bikora bya bintu mwana birakora. N'abandi bantu bose babona SMS ziraje, gusa SMS yazaga hariho ikimenyetso cya 0, bisobanuye ko ari nta muntu n'umwe bari bafitanye relationship uri hafi aho ngaho. Abantu benshi barazakira ku bwinshi, upfa kuba wowe warabaga ufite iri application ipima nyine umuntu ugukunda muri metero 10. Sasa ahangaha uyu mukobwa akomeza kwibaza kunumva abantu bose bari kwakira ama SMS icyarimwe, kandi nanjye application narayidownloadinze, iyo app ko nayidownloadinze, kubera iki ngewe SMS itari kungeraho. Ibyo yakomeje kwibaza. Iyi application yarayidownloadinze ariko nta SMS ari kubona. Akiraho hahise haza SMS. Noneho SMS we yaje irimo agatima. Mu kanya niba mwitegereje neza kuri SMS z'abandi hari ikimenyetso cya 0, noneho wiwe haje hari agatima hasi, ndetse hariho n'umuntu umwe, bisobanuye ngo hafi yiwe muri metero 10 hari umuntu umukunda. Uwo ninde sasa rero? Rekuze witegereza ureba akantu ku kandi, nakubwiye ati ukuri buze gukomeza ugenda uyireba umara akanya,
ni kuri buze kugenda usobanukirwa n'ibindi byinshi kurushaho. Gusa icyo nakwizeza cyo ino nkuru iraryoshye cyane ndetse na cyane kurenza nuko ubitekereza. Uyu mukobwa arangije atangira kureba hirya no hino, ase uwo muntu waba unkunda ninde? Ndetse muri ako kanya yabonye wa musore Fisto hari mushuti we yari afite hano. Uyu mushuti we witegereza urebe yamuturutse inyuma araza ahita amufata ku rutugu. Mu kumara kumufata ku rutugu Fisto yarahindukiye ngo amwitegereze. Mu kumwitegereza uno mushuti watangira guseka. Ndetse Fisto aravuga ati dupfa ku bihe byose uhora wisetsa, ubundi we nta kanya wamara utari guseka. Uyu musore yitwa Jonathan, izina rye murifate. Ubwo tumaze kumenyamo Jojo, Jonathan ndetse na Fisto. Ndetse hafi aho ngaho abantu bakomeje kugenda bakira ubutumwa. Hari abakiraga ko bafite abantu babakunda muri metero 10, ndetse hari n'abatarabashije kubona ubwo butumwa. Wa mukobwa Jojo yaraje atambuka kuri bari abasore Fisto ndetse na Jonathan, yabatambutseho arikomereza aragenda. Hari abantu benshi cyane barimo batambuka. Ibyo bimaze kuba, reka tuze nyuma y'imyaka 2 biriya byose bibaye. Sasa hanga bahise batwihutisha batuzana nyuma y'imyaka 2 biriya byarabaye hashize imyaka 2. Uriya musore Fisto yamaze gukura cyane, noneho ahangaha yaraje kureba. Uyarangije aramubwira tumva bambwiye ngo ugomba gufata ano majaketi ukayambara. Ndetse si nibyo gusa, mama we yambwiye ngo ndafata amafoto ashoboka yose, hanyuma rero nyamwoherereze ngo arebe ukuntu usigaye ungana. Hari haciyemo igihe atumaze imyaka 2 yose utanagira no mu rugo. Ubwo hari ahandi hantu yabaga. Ati rero bakeneye amafoto yawe kandi menshi ashoboka, banza ufate kwanza ano majaketi uyambare. Ureba utaza kugaragaza uwo mubiri wawe ukuntu ngana, ntago bikenewe. Igikenewe ubu ngubu ambara jaketi ube munini. Uno musore bitewe n'ukuntu yari yifitiye igara rito nyine, uyu mugenzi we yanze nyine ko yamugaragaza nabi, akagaragaza ko yananutse. Byari no gutera rega iwabo w'uno musore Fisto guhangayika. Uyu aramubwira tumva ugiye kwimeza neza, kandi nta byo gutinda, no gufata pike, wamara gufata ifoto duhita twikomereza tugenda. Urabyumva neza? Nta byo gutinza, mureka dukora ibintu bicayure vuba vuba. Ubwo bidatinze uri abahungu ntago bajya batinza mu bintu, yahise anakurira aho ngaho ahita atangira guhinduranya imyenda faster. Ni mu bantu, ni ku kibuga cy'indege, hari abantu benshi, ariko ibyo ntiyari abyitayeho. We icyo yari akeneye nuko bari kumufata ifoto gusa bikarangira. Ibyo kuvuga ngo abantu baramureba se, ibyo ni ibiki? Ntabyo yari yitayeho, ibyo ntibyamurebaga. Uyarangije aravuga ati reka tugire rero nta kibazo. Ubwo bafashe ifoto. Nyuma yo kuyifata uriya mugabo yahise ayoherereza mama w'uno musore Fisto, ndetse bahita bajya mu modoka. Ubwo bari mu modoka rero hari uwo Fisto yari ari kwandikirana nawe. Witegereze, hari uwo bari kwandikirana ari kumubaza ati ese mwana uri hehe? Ndetse uyu musore wari umutwaye yari shoferi we wamubaga hafi, ariko nanone ku rundi ruhande ari n'agashuti ke. Ako yagakomeje kumwandikira, hari uwo bari kwandikirana nyine, bari kugenda bacata. Tugaruka ku rundi ruhande hano. Sasa wa mukobwa Jojo nawe hasize imyaka 2, mu byibuka hashize imyaka 2 yari ari hano mu rugo, hari ibyo bari gutunganya. Hanyuma rero agacishamo akajya no gukora aho iwabo bakoraga. Bari bafite akantu k'agakantine, ndetse hakaba harimo n'ibyo kunywa, nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa yacishagamo akaza agafasha nyirakuru, akamufasha mu buryo bwo guseriva, ashyira abakiriya ibyo kurya, abashyira ibyo kunywa, nyine bigiye bitandukanye cyane. Dore nguyu ahangaha yari arimo nawe, witegereze urebe. Ndetse ahangaha tubonye wa musore nawe ari ku rundi ruhande, hari uwo bari no kwandikirana. Hamaze gushira imyaka 2 gusa, ubwo uno mukobwa yabonaga SMS imubwira ko muri metero 10 hari umuntu umukunda, ntago yigeze abitindaho cyane. Yitegereje ba basore arigendera. Ese yaba ari umwe muri ba basore? Tugaruka ahangaha, hari undi musore nanone ku rundi ruhande ahari. Witegereze urebe, uyu musore we yitwa James, izina rye nawe murifate. Yararanga akajya yitegereza uriya mukobwa Jojo, yarangiza ukabona nyine ko ameze nk'amukunze cyane, akishima bikamushimisha byonyine kuba ari kumureba. Yumvaga ari ibintu bimunejeje cyane. Witegereze, ubundi ibingibi bikunze kuba kenshi ku bantu bakundana. Uri umuntu ukunda ni ureba ukisetsa, ukumva biragushimisha, nyine ukumva birakunejeje byonyine kuba uri kumureba. Ariko se uriya musore James
nawe yaba yarakundaga uriya mukobwa Jojo? Yaba ari we se cya gihe iriya saha yabwiraga ko bakundana? Witegereze urebe. Ubwo muri ako kanya dore uwo uriya musore Fisto yarari kwandikira ni wa mushuti we Jonathan. Yaraje kumureba ahangaha. Jonathan yaje hano ku ruhande aza gufata isigara. Witegereze, ni itabi, murabyumva. Arangije arikuramo, kumbi Jonathan anywa n'itabi. Uno musore amwitegereje aravuga ati mana yanjye, ibi ni ibiki Banyarwanda? Uyu Fisto we niko yahise avuga ati ibi ni ibiki ndi kureba? Kumbi Jonathan asigaye anywa itabi. Nyagasani, byaramutunguye cyane. Hari igihe ubana n'inshuti nyine ukaba utazi imyitwarire yayo yose. Arangije aravuga ati ntabwo bishoboka, ndatunguwe, ntabwo nanizi ko anywa itabi. Ubwo nta kindi yakoze, yahise avuga ati reka muhamagare ndebe. Ubwo yahise avanayo telefone aramuhamagara kugira ngo amucarenjinge arebe. Uyu nguyu akiri ahangaha ajya kubona abona telefone iramuhamagaye, ariko arabyirengagiza aravuga ati reka mbanze fate ku gatabi kanjye, ibi ni nabisoza nibwo ndibuze kwitaba uwo muntu. Ubundi yarabwiwe n'iki ko mfunguye akabiri iti ngiye kudomeka nkabanza nkinywera. Ubwo muri ako kanya wa musore yikanze umuntu ahita abika rya tabi. Kumbe wari uhaciye ni wa mukobwa wacu Jojo. Yari amaze kwambara imyenda y'ishuri agiye ku ishuri. Witegereze urebe. Ndetse uno musore yaramwikanze, mu kumara kumwikanga yahise amwitegereza cyane amugumishaho amaso. Jojo yaje kwicara hano ku muhanda aho yari ategereje imodoka. Ni bisi nyine yatwaraga abantu muri rusange kugira ngo niyaza ize kumutora, hanyuma rero ihita imujyana aho nawe yari agiye. Gusa wa musore Jonathan ntabwo byarangiriye aho ngaho. Jonathan yaragiye ahita afata akagare araza disi akomeza kumwitegereza, akomeza kumurebera hafi aho ngaho, ariko nanone yanga kwigaragaza. Ubwo no mukobwa ubwo yari yicaye aho ngaho yarebye ku ruhande hari igipapuro yahabonye. Arangije atangira nyine kuba kirangariraho mu gihe agitegereje imodoka kugira ngo kibe kimurangaza ataza kugeraho akarambirwa. Gusa nanone ku rundi ruhande ntabwo aramenya ko wa musore Jonathan amuri hafi hirya aho ngaho gato twabibonye, ndetse afite n'akagare niho yari amutegerereje. Witegereze urebe akantu ku kandi, ndetse ahangaha disi cyamureba kikanaseka cyane kikamwenyura. Jonathan bisa nkaho yakundaga uriya mukobwa, ariko nanone ntago yari yabimubwira, yarabicecetse. Kandi wibuke neza Jonathan ni inshuti ya Fisto. Fisto nawe yari ari hafi aho ngo yanga kwirirwa amuhamagara. Twabonye kare yaragiye kumuhamagara, yahise amukupa akomeza kwirebera ameze nk'uri kureba filime. Ndetse na wa musore wundi bari kumwe mu modoka bose bari kumwitegereza, bari kureba ukuntu cya Fisto nako kiriya gisore cya Jonathan cyatwawe. Bidatinze bisi yahise ihagera. Mu kumara kuhagera uriya mukobwa yahise agenda yinjira mu modoka. Uriya mukobwa wibuke neza yitwa Jojo, izina rye mutaza kuryibagirwa. Mu kumara kwinjira mu modoka, imodoka yanahageze harimo abagenzi benshi. Ubwo nyine urabyumva yari yuzuye, yagombaga guhita ikomeza ikagenda. Mu rugendo uno mukobwa yaraje afata ikirahuri, arangije aragifungura kugira ngo hinjiremo akayaga. Witegereze urebe. Sasa mu gufungura ikirahuri, yafunguye ikirahure yanicaye ku ruhande rwegereye aho uno musore Fisto yarari nawe mu modoka. Fisto aramubona, arebye abona nakuki, abona nakana kameze neza. Ewana kabisa, aravuga ati ahantu ni sawa. Fisto bita nkaho nawe yatangiye gutwarwa. Ibyo byarabaye. Reka tuve kuri ruriya ruhande nanone twigarukire kuri runo ruhande. Barakwereka Fisto abari ahangaha ni umusore mwiza wicisha bugufi, ndetse n'umusore wifitiye imico myiza witonda. Ndetse yari arimo aragenda ahangaha aje mu kigo. Isaha yiwe yahise isona. Nyagasani, witegereze urebe, isaha ye yahise isona. Bisobanuye ngo nawe muri metero 10 afite umuntu umukunda. Ibi bintu bihuriye he sasa rero? Bose banigaga ku kigo kimwe, we n'uriya mukobwa Jojo. Tuvuye kuri uriya ruhande tugaruka ahangaha, burya Jojo afite boyfriend we baba bari kumwe ahangaha. Ndetse boyfriend we akamubwira ati ariko se mwana wakangutse, reba umwanya umaze usinziriye. We yari yagiye kwikorera udusiporo. Jojo we yaraje akimara kuhagera hashize iminota mike cyane, ntago wamenya aho udutotsi twaturutse, yahise yisinziririra. Uyu musore arangije aramubwira ati ariko wakangutse baby, atumva ahubwo ngufitiye amakuru meza.
uzi ko namaze kudownloadinga iri application ipima urukundo, witegereze urebe. Ati iri application namaze kuyidownloadinga. Ati shuwa se? Ati cyane, ntabwo uri kuyibona se? Dore ngiyi nayidownloadinze, ahubwo ndi gutekereza ko nawe wagakwiriye kuba wayidownloadinze. Wowe kubera icyo utayifite, nawe wagakwiriye kuba wari wayidownloadinze nkuko nawe nayidownloadinze. Ndetse ni boyfriend we wari uri kubimubwira. Ati waje nkaguherekeza nawe ukajya kuyikuraho. Ubwo no mukobwa ahita amubwira ati ibyo ntabwo binshishikaje kandi nta nubwo nanabishaka. Iyo application ntabwo ushaka kuyidownloadinga, wapi ntabwo byakunda. Witegereze urebe. Ndetse uno mugabo cyangwa se uno boyfriend waramubwira ati ase kuko urakomeje. Ati cyane nyine. Ubwo ku ruhande hari n'abandi bakobwa bose bari batangariye wa musore Fisto. Barimo bavuga ati mana yanjye we, mbega ukuntu ari mwiza. Kandi koko yari mwiza bigaragarira buri wese. Anga bakomeje kubyibazaho ari benshi. Bidatinze hari umukobwa wese uzama ahangaha aje kureba uriya mukobwa Jojo, ni wundi twabonaga yatangariye Fisto. Kumbi ni kuzine wa Jojo. Uyu mukobwa yitwa Anizia, izina rye murifate. Ahanga boyfriend wuriya mukobwa Jojo yahise azanga amusatira. Jojo nawe ahita ahaguruka. Witegereze urebe. Mukumara guhaguruka yaje ahanga aravuga ati wari uri kunshakira iki se? Ubwo kuzine we Anizia yahise amubwira ati none se ntabwo ubizi, umva ngwino tugende. Atarajya kure yahise apfubinana na wa musore nde Fisto. Bahise bagongana, yararimo azamuka ku maesikariye bagiye, sinzi aho yaramujyanye. Bahise bahurirana. Ndetse uno musore ahita avuga ati kuri kundeba cyane se? Umukobwa nawe ati wese kuri kundeba cyane. Ati nyihanganya nyine nari nkugonze ntabishaka, ariko nyine bibaho. Ibyo byarabaye. Umusore yarikomereje arigendera. Mukumara kugenda ariko n'umukobwa ageze imbere arahindukira aramwitegereza. Uriya muntu ngonze n'indera. Bidatinze Jojo nta kindi yakoze, yahise yizira hano hanze ku maesikariye, aza kuba yicariyeyo ari kurefreshinga, afata akayaga fresh. Uko yari yicaye aho ngaho yakomeje gutekereza ibintu byinshi. Buri umuntu ntago ajya buri udutekerezo mu mutwe we, umva biba bigoranye cyane. Ndetse ibyo yari ari gutekereza yarimo yibuka mu buto bwe, ubuzima yabaga abayemo. Nyine ukumva nyine ni ibintu bitangaje ukuntu umuntu aturuka kure. Nawe yakomeje kwibuka utuntu yagiye anyuramo twinshi. Kuzine we Anizia yaraje ahangaha aramwegera, amwicara iruhande. Ubwo mu kumwicara iruhande, uno Anizia yari afite telefone ari kureba amafoto. Ariko yitegereje abona uno mukobwa ararangaye cyane, ahita amubwira ati umva reka nkwereke udufoto hano. Yatangiye kumwereka amafoto yande ya Fisto. Witegereze urebe. Ndetse mu kumara kuyamwereka Fisto uriya mukobwa Jojo yahise atangira kwibuka. Akimara kureba ariya mafoto yahise yibuka, simbona se ari umwe twahuye mu kanya. Uyu nguyu mu kanya twahuye yasanze amuzi. Bisobanuye ngo Anizia yakunze uriya musore Fisto. Niyo mpamvu yakomeje yitegereza udufoto twe atureba, avuga ati he's handsome, yameze neza nta kibazo. Ibyo byarabaye. Tugaruka kuri runo ruhande, wa musore Fisto nawe yihagarariye hano. Abandi bari kuganira, bari gutera story, bari kuzitera, ibintu byose bimeze neza. Ariko nanone Fisto arangije aribaza, ariko se Jonathan yagiye he? Muri ako kanya yahise amutangira kumwandikira kugira ngo abe yamubaza ahantu aherereye, kubera ko yarahagaze uwumwe ari we wenyine n'irungu ryamwishe. Yari akeneye umuntu baba bari kuganira, abamuganiriza, abamutera story. Nta kindi yakoze, yahise avanayo telefone atangira kumwandikira amubaza ati uri he Jonathan? Guhera kare mwana, uzi umwanya wose ushize nagutegereje ndakubura, wenda kuki utigeze unagira umutima wo kuza kundeba. Nibyo ari kumwandikira. Ndetse muri ako kanya akimara kubyandika, wa musore Jonathan nawe yahise amubwira ati none se ubundi uri kunshaka ubu ngubu mwana, hari ikintu cyihutirwa unkeneyeho? Ati cyane rwose ndagukeneye. Ndagukeneye ngwino ndebe hano. Jonathan aramubwira ati umva humura rwose mu minota mike ndaba mpageze. Ese bidatinze yahise ahagera nkuko yabimusezeranije, nawe yahise aza. Ndetse mu kumara kuza ahangaha, uyu musore yatangiye kumubaza ati ubu ni se wari uri mu biki? Undi nawe aramubwira ati dupfa nawe ibyo bintu by'inseko zawe zitashira, uzi ko mwana uzashiduka warabaye akajajwa, nta muhungu ujya wisetsa gutyo, ibyo ntago bibaho. Ngaho tekereza, uramutse uterese nk'umukobwa se uri kumva byagenda bite? Uyu aramubaza ati ahubwo mwana reka tubisimbuke ibyo ngibyo,
kuva wa downloadinga iriya application ipima umuntu gukunda imaze gusona kangahe witegereze urebe. We yarari kumubaza ati se yaba yigeze isona bigaragaza ko hari umuntu gukunda uri hafi yawe. Uyarangije aramubwira ati kubera icyo ubimbajije se ahubwo. Uyu ngarabanza areba hirya no hino Jonathan ntabwo yari yizeye. Aravuga ati mwana singiye kukubeshya pe. Mubwiye ko yigeze isona naba nkubeshye. Ntabwo yigeze isona habe na gatoya. Witegereze urebe. Ndetse uko yabimubwiraga undi we yaramubwiye ati ngewe nkimara kwinjira hano mu kigo yasonnye. Jonathan aramubwira ati ubwo nyine bisobanuye ko ufite umuntu ugukunda ahubwo kubera iki wowe utagenda ngo bimubwire. Ndetse Fiston aramubwira ati none se ntamenya mbibwira nde naba mbibwira nde mbwiwe n'iki wariwe namubwirwa n'iki. Witegereze urebe. Ndetse uyarangije aravuga ati umva mwana ibyo bintu uri kumbwira ntabwo bishoboka se gute. Ku rundi ruhande barakwereka wa mukobwa Jojo ari kumwe na kuzina we bari hano ku ruhande rumwe. Ndetse hari umusore waje ahangaha atangira kubaderanja agenda batera story bakina n'iki. Fiston yarahindukiye na Jonathan bose baramurangarira bakomeza kumwitegereza. Witegereze urebe. Uriya musore Fiston yakomeje kwitegereza uno mukobwa cyane ariko si ubundi uriya mwana wundi uriya ubwo isaha yangiye yatakaga cyangwa se ubwo yasonaga buriya byari bishatse gusobanura iki ko nawe namurebye nkabona ari muri metero nk'icumi. Barakwereka uno mukobwa Jojo yitegereje ku ruhande. Wibuke abandi bose bari hariya bamwe bari muri classe abandi bari hanze buri wese yarari kwikorera icyo ashaka nyine yari mu isaha ya break. Urabizuro abakina barakina baganira bakaganira. Uno mukobwa Jojo yitegereje hakurya hari umunyeshuri mugenzi we yahabonye ariko mu kumubona yararebye abona yashungamirije cyane bisa nkaho hari ibintu yararangariye hari ibintu yarari kureba cyane ari kureba mu kirere hejuru. Ndetse twabonye iriya saha yagiraga igihe izira ibihe byose ntabwo yabaga ihari. Hari ukuntu nyine yazaga ikishushanya mu kirere sasa yari yongeye yagarutse. Witegereze. Ndetse wa munyeshuri mugenzi wa Jojo yakomeje kureba mu kirere arebye no muri telefone ye abona isaha nawe ihise yiyesitaramo bisobanuye ngo ubu nawe isaha arayifite. Upfa kuba warazaga ugahagarara hariya gusa warangiza ukayidownloadinga yahitaga iba installed hanyuma rero ugatangira kuyikoresha. Ubwo muri ako kanya abanyeshuri bose bahise bahurura ndetse n'abaturanyi b'ikigo bose baza birukanka. Abanyeshuri benshi barwana no gukuramo amatelefone yabo ngo bajya kwifatira amafoto. Sasa witegereze urebe bose baje gushungamiriza. Ni ibitangaza byari bibaye ni nka kwa kuri nyine habaho ubwira kabiri. Hari ukuntu byabagaho nyine hakabaho ubwira kabiri turi nko ku ishuri ugasanga nyine baradusoye ngo tujye kureba uko biba bimeze. Ni nk'ibyo ngibyo nyine abandi baje hanga gukamera ariko ibyo byari bitangaza. Tekereza nawe nyine kubona ikintu kishushanije mu kirere urabyumva byari ibintu bidasanzwe cyane. Ndetse ahangaha barakwereka wa musore twabonye kare niba muri kwibuka neza James yaje ahangaha atangira kwitegereza no mukobwa we akaba ari we yirebera gusa mu gihe abandi bo bari kureba hejuru bari kureba nyine iri application y'ikira kimirango cyawe kishushanijemo mu kirere. We yarazaga akirebera Jojo hanyuma rero bikamushimisha bikamunezeza cyane akanacishamo agaseka cyane. Witegereze urebe. Ubwo Jojo ibyo byose akimara kubibona nawe yahise ahinda nk'abandi arangije aza kureba gusa nubwo ari kurangara areba hariya wa musore Fiston nawe ntago yigeze amukuraho amaso. Fiston ntago yigeze amukuraho amaso yakomeje kumureba akomeza kumugumisha amaso cyane ntago yigeze ahumbya. Ibyo byarabaye abahurura barahuruye abafata amafoto barayafata ndetse abari barakoresheje ama application bamwe batangira kugenda babona ababakunda ugasanga nyine telefone yawe yaba application yisisona. Ahangaha hari abaje batangira kuvuga ati Yesu we uzi kwisonnye reba app yanjye nkimara kuyigezamo yisisona we ubu se ninde waba nkunda. Urabizi nyine abakobwa hari ukuntu begerana ukuntu ugasanga nyine bari kuganira ku tuntu twinshi. Ahangaha hari uwaje abaratira avuga ati umva reba ahangaha reba ntago iri gusona se cyangwa njye mbabwira mukagira ngo ndababeshya nungu se nihagira uvuga ngo ndi kubabeshya. Ibintu ndi kubabwira ni ukuri reba yasonnye ahubwo umuntu nkunda ninde ko ari we nsigaje kumenya. Witegereze urebe. Ibyo byarabaye ari nako amasaha akomeza kugenda yicuma
ababonye ababo nyine barababonye. Mu rugendo wa musore Fisto yari atashye ari kumwe na Jonathan, ariko ari kugenda aca kuri wa mukobwa Jojo ndetse na kuzine we Anizie. Uyaranje aravuga ati kumuna se batureba cyane, kumuna batureba, ndetse ka Anizie nako kari karaho hafi, bigaragara nyine ko katari kabyishimiye cyane bitewe n'ukuntu uyu mukobwa Jojo yitegerezaga cyane uriya musore Fisto. Uyaranje aravuga turi kumureba se. Bidatinze Fisto yaje mu modoka y'ubuki iwabo n'abakire, afite umushoferi umwitaho umutwara umunsi ku munsi, yazanyemo na Jonathan. Bidatinze uyu musore Fisto yatangiye kubwira Jonathan ati mukurikire wumve, ati mukurikirane, genda umugende inyuma paka. Ndetse nta wundi yavugaga ni wa mukobwa wari uhatambutse, uriya mukobwa Jojo. Barimo bamurebera ahangaha mu kirahure, uyaramubwira ati kutamukurikira mwana utegereje iki. Ndetse ahangaha cya Jonathan kigiraga isoni, kigira utuntu tw'ubwoba n'iki ku bintu byo gutereta byari byarakihishe. Ndetse Jonathan abitekereza aribaza ari kumbwira ibiki uyu nguyu. Ndetse Fisto aramubwira ati mwana wisubura ubwenge se kuri kumureba cyane. Uyu aravuga ati ariko njye nta nubwo nanasobanukiwe umuntu uvuze by the way, ntago musobanukiwe pe. Ninde uri kuvuga ubundi ngo mukurikire, ninde yakoze iki, mukurikirane mu buhe buryo? Fisto arangije aravuga ati ushatse kwirengagiza se uwo wakunze, uwo wasariye uramuyobewe se? None se ndibeshye ntago wamukunze sha? Mbwira niba nibeshye mbimenye. Mukurikiye wantu ugenda ubimubwire ntukaripfane. Fisto ahanga yakomeje koshya Jonathan ngo agende arikocore, ariko Jonathan akabura imbaraga. Fisto yaramubaje ati ndibeshye se cyangwa? Ndetse Jonathan aramubwira ati cyane rwose uri mu nzira y'ukuri, uribeshye ariko reka mfe kugenda. Ubwo muri ako kanya Jonathan yarasose kandi yarari kwiyemera ngo ntago mukunda ngewe ngo uri kwibeshya, ariko se gutya sose nawe yaramukunze ku rundi ruhande. Ubwo Fisto nawe yese asohoka mu modoka, azanga aramubwira ati mwana niba ukunze umuntu ujye ubimubwira, nta mpamvu yo kuripfana ngo ugende ubigumane mu mutima wawe ubyihererane, uragenda ukamubwira bikarangira. Uyarangije aravuga ati nakabaye mbimubwira mwana, ariko ikindi ugomba kumenya uriya mukobwa Jojo afite boyfriend nyagasani. Wibuke neza koko Jojo afite boyfriend, twayibonye kare bari muri gym. Hari wari uri kumubwira ati nawe wari ukwiriye kudownloading iriya application, uriya yari boyfriend we. Uyarangije aravuga ati kandi uwo boyfriend afite barakundana bya nyabyo, ntago ari bya bindi byo kubeshyanya, ni ibya nyabyo. Ubundi hari inkundo ziririyo, hari n'inkundo za fake, ibyo murabizi cyane. Ndetse uno musore Fisto mu buryo bwo kumutera akanyabugabo yaramubwiye ati mwana ntugatekereze nk'ibipeti. Ninde se yakubwiye ko abantu bose bari mu rukundo baba bakundana bya nyabyo? Akenshi baba banabeshyanya, ntago ari urukundo bya nyabyo. Wumva ukuntu yamubeshye ati ntago ari urwanya rwowe, ntibizaguhagarike, uzagenda umubwire ko umukunda igishaka kibe. Ubwo bidatinze twigarukira hano mu rugo iwabo wa Jojo. Wibuke yibanira na nyirakuru, ndetse yari yajanga kumufasha akazi muri shop yabo nyine, yajanga kumufasha. Ndetse mu kumara kwinjira yasanze nyirakuru yicaye ahangaha, aba yananiwe yakoze cyane. Ndetse nyirakuru arangije aramubaza ati Jojo sobanurira neza kuzine wawe ari hehe, Anizie wamusize hehe? Ati kuje wenyine mutazanye. Ubwo bidatinze uyu mukobwa Jojo yatangiye kumusobanurira amubwira ati twari turi kumwe nuko akase hirya agiye mu cyumba, ariko nyine nawe arahita azahangaha. Bari bafite n'akantu nyine akantu k'alimentation. Ubwo ahangaha batangiye gukorana, atangira kumufasha nyine nka nyirakuru we. Urabyumva ntabwo yari afite imbaraga nyinshi nk'izo no mukobwa bafite, we urabyumva akora cyane kurusha nyirakuru, so yagombaga kumuba hafi akamwitaho akamufasha. Ubwo muri ako kanya uyu mukobwa yahise avuga ati nose nyogoku, hari ibintu ndi gushaka kuba nakubwira. Ati mu byumweru biri imbere dufite test, cyangwa se muri make dufite examen. Rero byaba byiza ubaye ushaka uzansimbura hakiri kare akageza akagufasha, kubera ko njyewe nzaba ndi muri examen, ntabwo nzajya mbona umwanya wo kuza ahangaha kugufasha. Itegereze urebe. Yararimo abwira nyirakuru nyine ngo amushakire uwamusimbura, hanyuma rero ajya abona igihe gihagije cyo kugenda akiga agategura kugira ngo nyine atazatsindwa. Itegereze urebe. Ubwo muri ako kanya akimara kubimubwira, nyirakuru nta nubwo byamushimishije, yaramwitegereje gusa. Ndetse Jojo aramubwira ati nose nyogoku kutansubiza sibyo?
uri kumva nzabigenza gute igihe nzaba natangiye examen. Ubwo muri ako kanya nyirakuru yahise amubwira ati, ndetse nta nubwo yari anabyishimiye, yaramubwiye ati nyine anababaye, atumva uzakora iki kurimo, niwagenda nta muntu nsigiye tuzakorana, ubwo nzareba ikizajya mbere, sinzi uko nawe uzarya, sinzi uko uzabona uniform. Ati kandi wowe icyo uzumva kikoroheye ubwo uzaba ari cyo ukora, niwumva ushaka kugenda utazagaruka ubwo uzansigira umukozi, niwumva ushaka kugenda rero uzagaruka ubwo uzabyihore, uzajya uzubikore n'ubundi byo wakoraga. Nyirakuru ahangaha yaramubwiye ni nko kumushwishuriza nyine, akamubwira ko nta mukozi yabona. Tugaruka hano ku ruhande, wa musore Jonathan ahangaha ari gukaraba mu maso, witegereze urebe, ndetse ari gukaraba kuri ya marobine yandi bakarabiraho, akunze kuba ari kuri gate, umuntu akinjira mu kigo agakaraba, akinjira mu kigo agakaraba gutyo. Rero we niho yari gukarabira, ari kwihumura, wagira ngo yari avuye mu rugo adakarabye. Ubwo muri ako kanya ari aho ngaho ari kwihumura, munyihanganire. Wa musore Fisto yahise aza kumureba, mu kuza kumureba asanga aranga, arangije aravuga ati, Jonathan ubundi wabaye ute mwana, wowe ubundi kwihumura guhora ukaraba kwawe, uhora mu mazi uri ifi, ubu uri mu biki ubwo ngubwo? Atari kubanza uryoherwa cyane no gukaraba mu gitondo, kuko akenshi buri gitondo nkunze kukubona uri gukaraba hano. Ndetse uno musore arangije aramubwira ati, cyane rwose niko kuri wabimenye kabisa, njye nkunda nyine kuza kwikarabira mu maso, kubera ko ibi ngibi ariko ntabwo uzabibona na buri umwe wese yatangiye no kwikina, kubera yuko ibi ngibi nyine bikunze gukora abantu bafite iboko, abantu bari icyuma, usanga wana amaso zacu ziba zishyushye cyane. Niba abandi bavuga ngo bafite ubushyuhe, mba nyine kwisukaho utuzi nkagabanya ubushyuhe, nkoroherwa, ibintu bikagenda neza. Uyarangije avuga ati, upfa nawe ko wikina kenshi cyane, ubundi ibintu byo kwikina ninde wabikuroze? Ati nta kibazo da, reka mbyemere kuri EJ. Ako se ubundi ubwo urandusha koko cyangwa? Ati ngwino rero tujyane. Ariko uriya musore yarabyanze Jonathan, yanga ko bajyana. Ati mwana ngwino umerekeze tugendane, nose ubundi ndagusiga ahanga uri kwakora iki? Jonathan aramubwira ati, umva igendera uwumwe. Ati jyana ariko. Ndetse ahanga Fisto aravuga ati, rero nanjye kugira ngo ngende nkusize, nareka kugenda nkaguma ahangaha, witegereze urebe. Ndetse yaramubwira ati, umva niba ushaka ko tugumana ahubwo reka tugumane, kandi nanone niba ushaka ko tujyana naho umbwire tujyana, ariko icyiza nuko wandeka nkigumira hano nawe ukijyana uwumwe. Ubwo bidatinze uyu musore aramubwira ati, ntago nagusigara ndakujyana ku mbaraga. Ubwo Fisto yahise amufata aramubwira ati, umva ngwino tugende. Uyu musore Jonathan nawe azavuga ati, mwana wandese, ati basi rero reka nigenze, reka kugenda nkururana uko biri kugaragara nabi imbere y'abantu, reka nigenze rero. Ndetse ahangaha uriya musore Fisto aramubwira ati, naguhaye amahirwe karura yanga, none urayakeneye ubu ngubu noneho ntakiyaguhaye. Tuvuye kuri uriya ruhande twigarukira ahangaha aho uno mukobwa Jojo yakoreraga, witegereze urebe. Ubwo yari ari aho ngaho barakwereka hirya kunuze nanone ku kaduka bari baturanye, wa musore Jonathan niho yari aherereye, witegereze urebe uko yari ari kuri runo ruhande. Yari atetse ibiraha nyine, akiri aho yumva hari umuntu ukinguye umuryango, witegereze urebe. Mu kureba umuntu ukinguye ntago yamubonaga, gusa ku muryango wundi wo hirya hahise hasohokana nde, wa mukobwa Jojo. Sasa mu kumara gusohoka ahangaha, Jojo ntago aba abyitayeho cyane ko nta n'ibiganiro byinshi bajya bagirana, bisobanuye ko nyine ntabwo baziranye bihambaye. Gusa icyo Jojo ataramenya nuko Jonathan yamukunze ndetse na cyane kurenza nuko Jojo abitekereza. Ugeragije aramubaza ati, none se uri kugenzwa n'iki ko mbona uri kundeba cyane? Jojo aramubaza ati, nari nje kukubaza niba ibiraha byahiye, nari nkeneye ibiraha nka 3. Uyu ngo yarangije arareba, use byaba byahiyera, arebyemo neza abona ntago birashya, ariko nanone haburaga akanya gato, kandi nanone ntago yabyarura bidahiye, bitegereze urebe. Ubwo muri ako kanya yahise amubwira ko bitaraboneka. Tugaruka mu rugo kwa Fisto, nakubwira ati ni mubakire, mubagaga, mubaherwe. Mama wuriya musore Fisto yaje hanga ari kureba muri telefone, ari kureba mu mafoto bamwoherereje. Wibuke ubwo yari ari ku kibuga cy'indege twabonye
wa mushoferi amubwira ati ambara amajaketi, hanyuma rero ngo ufotore ngufate amafoto nyohereze mama wawe. Nyina rero yaje yitonganya, uyu musore yari yaje mu rugo hano, nyina yaje yitonganya avuga ati ngaho nawe ndebera ku mafoto urikije uri umuntu ugaragara nyine munini, ariko wareba igara ufite ubungubu ndi kukureba amaso ku maso, ntaho bihuriye, bisobanuye ko mwampfunyikiye. Wumve neza, nawe yarabavumbuye ati mwarampfunyikiye mwebwe, reba no mafoto ari ahangaha. Aya yose ni amafoto bifashe ubwo yamusangaga ku kibuga cy'indege, kandi koko yari igisore. Uri kubona ko ari amajaketi bamwambitse yari yamugize munini. Ndetse uyarangije aravuga ati ariko mama nawe ibyo wikwirwa ubitindaho, none se ubundi uko umuntu angana niwe ubyigira, cyangwa nyine ajya gushiduka asanga ariko angana, cyane ko mba nanariye nanakoze buri kimwe cyose. Ubwo ibyo ntibabitinzeho, nyina yaze kwirirwa avuga andi menshi, ariko uriya musore aramubwira ati one day nshobora kuzabyibuha cyangwa se mu kimwe nkanananuka, ariko usibye ko ukomeze ntacyo bintwaye. Hari ikibazo se ubona binteye? Ubundi meze neza, ndi strong, ibintu byose bimeze neza nta kibazo. Uyu musore arangije aramubwira ati ariko mama maze no gusobanukirwa ahubwo ahantu igara ryanjye ndikura, ubundi ninde muri famiye y'iwacu munini? Nyagasani yaramucyuriye, yamubwiriyemo ninde muri famiye y'iwacu munini ubundi. Kandi nyina nawe niko yanganaga n'ubundi, amagara yabo namwe bari bafite akabiri kangana. Witegereze ureba akantu ku kandi. Tuvuye kuri wa ruhande tugaruka ahangaha. Sasa wa mukobwa, uriya mukobwa ntuze Jojo, aba ari ahangaha akajya kubona akabona yakiriye SMS. Sasa uko yakakiriye SMS, ariko se iyi SMS agatangira gusoma. Witegereze urebe, gusa yareba umuntu yimwoherereje akabona ntago amusobanukiwe neza. Bisobanuye ngo ino nimero ntago yari ayifite no mu busanzwe, ntayo yari afite. Witegereze urebe, ahangaha yisomye umuntu wamwandikiye, muri ako kanya yahise bivamo ibyo kureba SMS. Yabonye ari ibintu bidasobanutse neza, ahita azanga mu kabahasha kureba, asangamo udufaranga twa nyirakuru, asanga nta nubwo ari n'amafaranga menshi cyane, ni amafaranga atari menshi cyane, makeya. Arebyemo aribaza se utu dufaranga, ahita afata biroti yiwe arayizinga neza. Ukumara kuyizinga arayifata ayishyira muri iriya bahasha, kugira ngo ibahasha nyine birimo ikintu, kuko hari harimo udufaranga duke. Bisobanuye ngo nyine yashaka kugira ikintu ashyiramo, hanyuma nyirakuru najya ayifata anayifate nyine harimo ikintu. Yasanzemo inoti imwe gusa. Ibyo byarabaye. Tugaruka hano ku rundi ruhande nanone, wa musore Jonathan aba arimo aragenda agiye kujya ku ishuri, gusa atarajya kure agira nga ku modoka uriya musore Fisto mu mushuti we agendamo. Ndetse wa mushoferi utwara uriya Fisto ahita ava mu modoka akaza agahagarika Jonathan. Yamara kumuhagarika akamubwira ati umva ko ejo nabonaga ufashe imodoka ugiye, se wari ugiye hehe? Atuzi ko nari nzi kutazagaruka. Umva amagambo yahise yabwira uno musore nyine Jonathan. Uriya shoferi niko yari ari kubwira Jonathan. Jonathan aramubwira ati burya warandebaga se? Ati cyane rwose narakwitegerezaga, ahubwo natekereje ko ushobora kuba ugiye kureba uriya mukobwa, uko nanjye amakuru yamaze kungeraho ko umukunda cyane, kandi nanjye mbikubonaho. Witegereze urebe, nanjye mbikubonamo cyane ahubwo. Ndetse yarangije aramubwira ati ariko si ibyo bintu uri kumva bishoboka bite? Ibyo bintu ubundi ayo makuru uba wayakuye he? Yaramubwira ati umva mwana, isanzure umubwire nta kibazo. Ndetse yaramubwira ati umva ndamukunda nyine, nagakwiriye no kubimubwira ko mukunda, ariko ntago byashoboka, ntago byakunda habe na gatoya. Uno mushoferi aramubwira ati niyihe mpamvu se nyine iguhagarika ikubuza kurivuga, kandi ari ngombwa nawe ubizi neza ko ari ngombwa ko warivuga? Icya mbere cyo nta wabiguhanira, nta wabigutukira, nta n'uwabiguterera amabuye. Yose gukunda si ibintu bisanzwe. Uramukunda, genda ubimubwire. Umva nunabishaka uze kumbwira nze kuhabanyuza bavanye ku ishuri. Ugenda uri kocore mwana umubwire ko umukunda. Kumbe uno mushoferi ababumviye abatahanye bari kuganira inyuma, abari kugenda yiyumvira nawe yumva ibiganiro bafitanye. Uyu aramubwira ati ugende ubimubwire. Ndetse uno Jonathan aramubwira ati none se ko Fisto nawe ashobora kuba amukunda Nyagasani? Bisobanuye ngo Fisto nawe byashoboka ko akunda uriya mukobwa. Muri ako kanya bakirangwa bakiri kubiganiraho, Fisto yahise ahagera. Arabumva. Witegereze urebe, mukanya ndaje mbahereza agace ka kabiri. N'uburyohe. Ciao ciao, ni Nyazo Films yibagezaho. Imana ibaha umugisha.